Muraho, ese wari uzi ko kurota ibisheke mu nzozi bifite ubutumwa bukomeye ku buzima bwawe? Kurota ibisheke bishobora gusobanura ubukire, imigisha myinshi, ubwiyongere bw'amahirwe mu buzima bwawe, ariko kandi ku rundi ruhande bikanasobanura gutakaza amahirwe ndetse no gucika intege. None aha ngaha menya ibisobanuro byose byerekeranye n'inzozi zo kurota ibisheke cyangwa se shugakani. Niba rwose warigeze urota inzozi zerekeranye n'ibisheke cyangwa se shugakani, none aha ngaha ugiye kumenya ibisobanuro byimbitse kuri izi nzozi warose. Wamfura we, uri kumwe n'inshuti yawe Yohana, murabizi mpora mbifuriza impagarike ndetse n'ubugingo. Reka turebe ubusobanuro bwa mbere bw'inzozi zerekeranye n'ibisheke. Ese waba wararyamye ukarota inzozi zerekeranye n'ibisheke, ariko kandi wakanguka ukabura ibisobanuro by'inzozi warose? None aha ngaha reka mbiguhe. Ubusobanuro bwa mbere, kurota urya ibisheke bisobanuye iki? Ese nawe waba wararose urya ibisheke? Reka nze nguhe inzozi 10 zerekeranye n'ibisheke, uraza kubonamo inzozi zawe nawe cyangwa se ubusobanuro bw'inzozi zawe warose. Kurota urya ibisheke bisobanura iki? Kurota urya ibisheke bishobora gusobanura ibyishimo, amahirwe ndetse n'inyungu uzabona. Kurota urya ibisheke bishobora gusobanura ibyishimo, amahirwe ndetse n'inyungu uzabona mu byo ukora. Akenshi bigaragaza umusaruro mwiza w'imihati yawe cyangwa se w'imo yawe wakoze, ya yindi washyizeho hate ukayikora uyikoranye imbaraga zawe ugamije kugira ngo uzabone inyungu. Biba bigaragaza ko rwose uri hafi kurya ku musaruro cyangwa se ku mvune zawe. Buriya iyo umuntu akoze ariko kandi akanabona umusaruro mu byo yavunikiye cyangwa se mu byo yaruhiye, biba ari umugisha cyangwa se ari amahirwe akomeye cyane burya kurya ku musaruro w'ibyo wakoze. Reka turebe ubusobanuro bwa kabiri, kurota uhinga ibisheke. Ese waba wararose uhinga ibisheke? None aha ngaha ngiye kuguha ibisobanuro by'izo nzozi warose rwose niba wararose uhinga ibisheke. Burya kurota uhinga ibisheke byerekana gutegura ejo hazaza heza, kwihangana ndetse no gukora cyane utegereje umusaruro mwiza. Niba rwose wararose uhinga ibisheke, byerekana gutegura ejo hazaza, kwihangana, gukora cyane ndetse kandi bigaragaza ko rwose utegereje umusaruro mwiza kandi uzawubona. Burya kurota ibisheke rero ni byiza cyane kandi bifite ubutumwa bukomeye cyane biba bishaka kukugezaho cyangwa se kukubwira. Burya Imana iragukunda pe, iba yaguteguriye byinshi. Burya Imana ivuga rimwe ndetse kabiri, ishobora no kukubwira rwose binyujije mu nzozi. Niyo mpamvu nkusaba kutazasuzugura inzozi warose. Ntawamenya, buriya wasanga hari ubutumwa bukomeye Imana ibishaka kukugezaho. Kurota rero shugakani, dreaming shugakani, bifite ubutumwa bukomeye cyane. Reka turebe inzozi za gatatu cyangwa se ubusobanuro bwa gatatu bwo kurota ibisheke. Kurota usarura ibisheke. Ese waba wararose usarura ibisheke cyangwa se usoroma ibisheke? Niba wararose usoroma ibisheke, reka nze nguhe ubusobanuro bw'izo nzozi rwose warose. Bisobanuye iki? Kurota usoroma ibisheke bisobanura iki? Bisobanura ko igihe cyo gusarura ibyiza by'imirimo wakoze kigeze. Niba wararose usoroma ibisheke, bisobanura ko igihe cyo gusarura ibyiza by'imirimo wakoze kirageze cyangwa se kiregereje. Wamfura we rero, niba wararose inzozi nk'izi ngizi, menya yuko uri umunyamahirwe, uri umunyamugisha rwose pe. Igihe cyawe nawe kirageze kugira ngo imvune z'imirimo wakoze cyangwa se wavunikiye usarure cyangwa se urye ku nyungu z'ibyo wakoze. Igihe kiregereje. Mu yandi magambo, biri kuguha ubutumwa bukomeye cyane bukubwira ko ukwiriye kuba maso ugasenga Imana ubudasiba, kuko igihe cyawe nawe cyegereje cyo kugira ngo uve mu butayu, uve kuri uwo musozi. Nyabuna jya umenya ibi ngibi, jya umenya ibi, ni ingenzi cyane kubimenya, bihindura ubuzima bwawe. Reka turebe ubusobanuro bwa kane bw'inzozi zerekeranye n'ibisheke. Kurota ibisheke byinshi cyane.
kurota ibisheke byinshi cyane. Dreaming many sugar canes. Dreaming many sugar canes. What does it mean? Kurota ibisheke byinshi cyane bisobanura iki? Reka turebe. Kurota ibisheke byinshi cyane, niba rwose wararose ubona ibisheke byinshi cyane, menya ko bisobanura ubukire. Cya mbere bisobanura ubukire, icya kabiri bigasobanura imigisha myinshi. Niba rwose wararose ubona ibisheke byinshi cyane, ugiye kubona imigisha myinshi y'uburyo bugiye butandukanye. Ikindi bigasobanura ubwiyongere bw'amahirwe mu buzima bwawe. Rwose niba warose ubona ibisheke byinshi bisobanura ubukire, imigisha myinshi, ubwiyongere bw'amahirwe mu buzima bwawe. Menya yuko hari andi mahirwe ugiye kugetinga. Yes, you are going to get another chances. Ugiye kubona andi mahirwe, wamfura we, ugiye kugetinga andi mahirwe. Rwose niba wararose ubona ibisheke byinshi, you are going to get other chances. Ugiye kubona andi mahirwe kandi vuba bidatinze. Gusa niba urose inzozi nk'izi, uba usabwa gusenga Imana. Ngira ngo buri munsi ndabibabwira rwose. Niba urose inzozi kuko ziba zifite icyo zishaka kukubwira cyangwa se ubutumwa bukomeye zishaka kukubwira, uba usabwa gusenga Imana kugira ngo izo nzozi zawe nyine zisohore. Kuko hari izijya gusohora ugasanga Satani nawe ubwe aba arazitambitse cyangwa se yitambitse mu mugambi wawe kugira ngo agutege intege nkeya nurangara rya sezerano ryawe ntirisohore. Ariko nta kabuza, iyo Imana yakuvuze isezerano iririndisha imiri kugeza igihe risohoreye, wowe icyo usabwa ni ukuba maso buri munsi kandi kenshi, ugasenga Imana ubudasiba. Muracyari kumwe n'inshuti yanyu Yohana, ihora ibifuriza impagarike ndetse n'ubugingo. Nkwibutsa niba utarakanda subscribe, wamvura we ntugende utabikoze. Ikindi wakabyarawe, nyarukira muri comment uduhe igitekerezo. Erega ibitekerezo byanyu ni ingenzi kuri twebwe. Ni ingenzi kuri twebwe pe. Unatwandikire muri comment kandi utubwire izindi nzozi waba wararose kugira ngo mu yindi video tuzabisobanure. Nk'izi nzozi hari uwatubwiye ngo tuzasobanura inzozi zo kurota ibisheke, none twabikoze. Mwamfura mwe rero, ibitekerezo byanyu ni ingenzi kuri twebwe. Reka turebe ubusobanuro bwa 6 bw'inzozi zerekeranye n'ibisheke. Kurota ugura ibisheke bisobanura iki? Ese waba wararyamye ukarota ugura ibisheke? Yego, reka nze ngubu ubusobanuro rero. Burya kurota ugura ibisheke bishatse gusobanura iki? Bishobora gusobanura iki niba rwose wararose ugura ibisheke byinshi? Ahangaha bisobanuye ko ugeze mu gihe cyo kugura ibyishimo, cyangwa se ushaka ibyishimo, amahoro ndetse n'ituze. Mu byo uri gukora byose, mu byo uharanira byose, uri gushakisha uburyo wabona ibyishimo, amahoro ndetse n'ituze. Kandi ngira ngo rwose wamfura, niba wari umaze iminsi uhangayitse, ukabona wari umaze iminsi nta mahoro yo mu mutima ufite, ukabona muri iyo minsi nta mutuzo wari ufite, menya ko ugeze mu gihe cyo gushakisha ibyishimo, amahoro ndetse n'ituze. Ibyo ngibyo byakubuzaga amahoro, gerageza nyine utangire ubyiyime gahoro gahoro, usenga Imana kugira ngo iguhe ibyishimo, amahoro ndetse n'ituze. Shaka ibigushimisha, ibikubabaza byo birizana. Shaka ibigushimisha kuko ibikubabaza byo rwose birizana, ntabwo ibikubabaza bijya ujya ubihamagara. Niyo mpamvu no ukwiriye gushaka ibyishimo, amahoro ndetse n'ituze, kuko ibindi byose birizana. Reka turebe inzozi za 7 zo kurota ibisheke. Kurota undi ibisheke bisobanura iki? Ese waba wararose uha undi ibisheke cyangwa se uri guha undi muntu ibisheke, ariko kandi wakanguka buri bisobanuro byabyo? Ibi ngibi bishobora kwerekana iki? Ibi bishobora kwerekana umutima mwiza. Niba wararose rwose uri guha undi ibisheke, biri kudefininga umutima mwiza ufite. Biri kudefininga cyangwa se biri kugaragaza cyangwa se biri gusobanura umutima mwiza w'ubwawe wifitiye. Kandi burya kugira umutima mwiza ni byiza cyane. Erega umutima mwiza ni mugenzi w'Imana. Niba rwose wararose uri guha undi muntu ibisheke cyangwa se abandi bantu ibisheke, birerekana yuko rwose
wifitemo umutima mwiza kandi nta mutima mubi. Mwamfura mwe, nta mutima mubi mukwiye kugira. Abafatanyabikorwa bacu ba Good TV Rwanda, njye ntabwo mbita abafana ahubwo mbita abakunzi ba Good TV Rwanda. Abakunzi ba Good TV Rwanda mwese aho muherereye, big up, big up, big up. Nta mutima mubi dukwiye kugira. Dukwiye gushyigikirana buri munsi kandi kenshi. Iyi video kabyara ujye uyisharinga abandi bantu cyangwa se mu yandi magroupe, kugira ngo dukomeze kugira abantu benshi badushyigikira kandi dukomeze kugira abantu benshi bakunda ibyo dukora. Reka turenze saa 8. Kurota ugurisha ibisheke bisobanura iki? Kurota ugurisha ibisheke bisobanura iki? Bisobanura kunguka binyuze mu bucuruzi, gukoresha impano yawe mu nyungu cyangwa se no gufata ibyemezo byiza cyane byo kubona amafaranga. Niba rwose warose inzozi nk'izi ukarota ugurisha ibisheke, bisobanuye kunguka ariko binyuze mu buryo bw'ubucuruzi, cyangwa se bisobanuye ko ugiye gukoresha impano yawe mu nyungu. Ikindi ugiye gufata icyemezo cyiza kandi cy'amafaranga cyangwa se cyo kubona amafaranga. Inzozi za 9 zerekeranye n'ibisheke. Kurota ibisheke biryoshye cyane. Ese waba warose uri kurya ibisheke ariko kandi ukumva biraryoshye cyane? Yego, reka nze guha ubusobanuro. Ibi bisobanura inkuru nziza, umunezero udasanzwe ndetse n'umubano mwiza. Izo ni inzozi za 9 zerekeranye no kurota ibisheke. Kurota urya ibisheke biryoshye cyane bisobanura inkuru nziza, umunezero udasanzwe ndetse n'umubano mwiza ufitanye n'abandi, cyangwa se n'umubano mwiza biba bigaragaza kubana neza. Erega buryo kubana neza ni byiza, kubana n'abandi bantu muri society it's good. Ni byiza kubana rwose neza kandi tukabana amahoro. Reka turebe inzozi za 10 cyangwa zerekeranye n'ibisheke, ari nazo za nyuma kuri uyu munsi. Kurota urimo guca ibisheke bisobanuye iki cyangwa se byerekana iki? Kurota urimo guca ibiseke byerekana gufata ibyemezo bikomeye ndetse no kwitegura impinduka nziza mu buzima bwawe. Niba rwose warose urimo guca ibisheke, byerekana gufata ibyemezo bikomeye no kwitegura impinduka nziza mu buzima bwawe. Mwamfura mwe rero, inzozi zacu nakagaruka. Ciao ciao.